Muraho neza, nitwa Vincent. Nyagasani tabara ubwoko bwawe. Abanyarwanda bakazi barashize hano mu gihugu cyacu. Umukobwa ufata akirongoza icupa. Mu myaka itambutse mwagiye mubona amavideo ya Baritazari. Uwo ni umunyagenea kwa Turiyari. Amavideo yaragiye aracicikana ku mbuga nkoranyambaga asambanya abagore. Uyu munyarwandakazi we nakasa mutwe. Amavideo nayo ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga yisambanyisha icupa. Munyumvire mwabantu mwe ahise igeze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu rero ni umukobwa mwiza ufite ikimero, ufite nyashi, utambuka abantu bose bakabona ko ari mwiza kandi ateye mabengeza. Umusore uri kugenda areba imbere yamunyuraho akareba inyuma. Uyu mukobwa rero akomeje gutangaza abantu benshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Azwi ku mbuga nkoranyambaga nka Divine. Nicyo gituma n'abanyarwanda bamukunda. Uyu mukobwa rero yagiye ku mbuga nkoranyambaga ashyiraho video yikinisha cyangwa se yirongoza icupa. Video irengeje umunota wose arangije ashira ku mbuga nkoranyambaga. Nyagasani unyumvire aho urubyiruko rw'u Rwanda rugeze. Iyi ni inkuru rero ikomeje gutangaza abantu benshi cyane yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Umukobwa uzwi ku izina rya Divine. Uyu ni umukobwa uzwi hano muri saga zo mu Rwanda, dore ko yigeze kugirana umubano hagati yiwe na The Ben. Icyo gihe The Ben yari yagiye mu gitaramo yari yatumiwe mu Musanze, yari yaje guhuriramo n'umunya-Uganda witwa Rema. The Ben rero igihe cyo kurya amafoto cyarageze. The Ben yifotoza n'umukobwa kubera uburyo yari afite uburanga ndetse yewe afite na nyashi. The Ben yifuza kwifotozanya nawe. Mu gihe The Ben yari ari kwifotozanya nawe yagiye akurura ishanga ry'uyu mukobwa. Ibinyamakuru rero si ukubibona, abafotozi barafotora, amavideo barafata, birangije bisakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu baravugishwa ari benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. None uyu mukobwa yararebye aravuga ati umubano naje kugirana na The Ben turi hari Musanze ko nazongera kuwubona, uhagira utwo nikorera nkoresheje icupa. Yagiye muri kabari rero agura inzoga yitwa Heineken. Arangije kugura arataha icupa, anywa inzoga yari irimo, arangije arikoresha akazi arisambanya. Munyumvire mwa Abanyarwanda kazi mwe namwe muri kumva iyi video aho u Rwanda rwacu rugeze mu bakobwa. Uyu si umuco nyarwanda wacitse, ahubwo waratakaye. Leta itagize icyo ikora sinzi ko ibi bintu byazatugwa amahoro. Umuco nyarwanda waratakaye. Abanyarwanda rero bahise bavuga ati ishyano riraguye. Uyu ntago ari umunyarwandakazi, ahubwo iyi ni shitani twitungiye mu gihugu cyacu. Gute umuntu afata video irengeje umunota agakora ibyo arakora yikoresheje icupa nk'abasore babuze cyangwa se abagabo babuze, yarangiza akabashira no ku mbuga nkoranyambaga. Iryo ni isebani ry'igihugu cyacu. Uyu ni umuco utari mwiza mu banyarwandakazi, yewe no mu banyarwanda muri rusange. Iyi ni isura mbi. Ibyo bintu twajyaga tubyumva n'Abanyamerika nabo mu bindi bihugu. Ukumva ngo umunyamerika yisezeraniye n'imbwa, ukumva ngo umunyamerika yasezeranye n'igiti, ukumva ngo umunyamerika yasezeranye n'injangwe. Abantu mu Rwanda tugaseka tugatangara cyane ati ibyo bintu ntabwo bibaho. Ariko munyumvire iby'umunyarwandakazi wo yikoreye, nta muntu umuhase, ayirongoza icupa, video irengeje umunota, ibyiyongeho by'ukuri ibyo arangije yishira no ku mbuga nkoranyambaga. Nta muntu wamufashe video wenda gabe yayitangaje wubwe ku giti cye, yayifatiye arangije yishira ku mbuga nkoranyambaga. Munyumvire mwa bantu mwe. Abanyamakuru bageze icyo bavuga rero ku iyi video, baravuga bati uyu nguyu leta itamuhannye ntago byazatugwa amahoro. N'abandi bakobwa nabo bakora izi video kubera mukuru wabo uzwi ku mbuga nkoranyambaga yaba yakoze iyi video nibagira icyo bamutwara. Yewe umuntu uri kureba iyi video, ibi bintu birababaje cyane. Ushobora kuba utayibonye ariko mu masaha ari imbere ushobora kuba urayibona bitewe n'uko urakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa w'umunyarwandakazi wageze gutya akayifata akirongoza icupa, yarahize akabishira ku mbuga nkoranyambaga ze. Munyumvire mwa bantu mwe. Azwi nka Divine ariko ku mazina yiswe n'ababyeyi ni Emeline. Ku mbuga nkoranyambaga rero video iri kugenda icicikana nk'uko mwabonye video za Baritazari.
uko zacicikanaga niko iyi video iri gucicikana. Buri gitangazamakuru kiri kugenda kivuga uburyo uyu mukobwa yaje kugaragara yirongoza icupa, nkaho mu Rwanda nta basore barimo cyangwa se abagabo baba barimo. Umunyarwanda we yararebye aravuga ati igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Abantu benshi rero bagiye batera amakomenti baravuga bati uyu ntago ari umunyarwandakazi, uyu nguyu yakwiye gufungwa akamara iminsi muri gereza akigishwa niba ari inzoga yari yanasinze nabwo akabisobanura, kuko mu Banyarwanda iri nyine isura mbi ntabwo bikwiye mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Umuco mubi mu Banyarwanda, isura mbi mu Banyarwanda. Mu bushakashatsi bw'Abanyarwanda cyangwa se ubwenge bw'Abanyarwanda bo hambere baravuze bati buri gahugu umuco wako. None mu Rwanda ko haje mu muco w'ibindi bihugu, ibi bintu turabyita iki mw'Abanyarwanda mwe? Ibi bintu twe tubazi ku bihugu byo hanze by'i Burayi, kandi aribo bakora amavideo nk'aya ngaya bareze bagashira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa rero yirongoza icupa nta nubwo yari wenyine, yari kumwe n'abandi bakobwa barenze nka 3 bose bari ku buriri. Ariko uyu nguyu kubera ari uzwi niwe ugomba kuvugwa mu bitangazamakuru. Kubera uyu mukobwa rero umubano yigeze kugirana na The Ben, nta bindi byatuma avugwa uretse wenyine. Kubera ishanga The Ben yigeze kugurura uyu mukobwa yari yambaye, byavugisha abantu benshi cyane rero ku mbuga nkoranyambaga. None n'ubu ngubu akoze video, niba yarashaka kwibutsa abantu ko agihari, yari kwirongoza icupa. Abanyarwanda bamwe bati ubu ni ubusutwa mu bana b'u Rwanda, arimo yigisha umuco mubi. Abanyarwanda bati arimo yifatira umwanzuro, ariko uwo mwanzuro uri kwifatira ni umuco utari mwiza mu Banyarwanda. Adahanwe rero yazakomeza agakora n'ibindi, kandi ibintu ari gukora kubera ko akurikirwa ku mbuga nkoranyambaga yabitoza n'abandi. Nahanwe rero, nk'uko Abanyarwanda bajya bavuga bati ihene mbi ntawe wizirika ihene nziza. Uyu mukobwa yazabamara abajyana muri ibi bikozasoni. Abakobwa ntibazashaka abagabo, ahubwo bakazajya birirwa muri uyu muco mubi wo kwikinisha bakoresheje amacupa. Ese mwabasore mwe mwarebye aya mavideo y'uyu mukobwa arimo yisamanyisha icupa? Uyu nguyu koko uramutse mugize umugore urabona wazamumarira iki? Umuntu wifatira icupa rungana gutya akarushira mu gitsina cye. Ese mw'Abanyarwanda mwe b'abasore, urabona nk'uyu nguyu umugize umugore wawe musezeranye imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana ukamuzana mu rugo, wazamushobora? Cyangwa nawe wazajya ufata icupa akaba ari ryo umukoresha? Kwifata icupa rya Heineken ryose akaryinjiza mu gitsina cye? Nyagasani Mana tabara ubwoko bwawe. Nge nakivugira nti hago uwo musore uzamusohoza. Ubwo nibashobokana ni bya bindi bavuga ngo by'Imana irimo n'akamasa karabyara. Ngayo nguko rero biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Video y'uyu mukobwa Divine wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, ariko bitewe na The Ben waje gukurishwa hangajya aho yari yakoresheje igitaramo hari i Musanze, bikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu barimo baravuga bati uyu nadahanwa arabishira no mu bandi nabo baze barabikora, kuko baravuga bati icyamamare cyarabikoze natwe tugomba kubikora. Ngayo nguko rero biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga iby'uyu mukobwa wisambanyishije icupa, bikaba byasakaye mu Rwanda ndetse n'imahanga. Video ikagenda iri gukwirakwira nka video mwabonye za Baritazari. Uyu mukobwa nawe nikameze ku mbuga nkoranyambaga. Nge mubanye muri iki kiganiro, nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzanye dukora bize bikugiraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.